Ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikira Rugwiro Pro Zone. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, iki nicyo gihe cyawe cyo gukanda subscribe, ukajya ubana natwe mu biganiro bitandukanye tukugezaho buri munsi. Tuganira ku bukungu, tuganira ku mafaranga yubakiye kuri blockchain, tuganira kuri cryptocurrency, tuganira ku mafaranga nyine yose ugiraho uruhara rukuri online cyangwa se ushobora ku accessinga rukuri online. Dushobora kuza tuvuga aho ibijyanye n'umushinga wa Pi Network bigeze. Ni umushinga turimo turubaka kugeza ubu tumaze barenga miliyoni 100 z'abantu bose bakora uyu mushinga. Nawe ushobora kuba umwe muri twe rero gatangira mining, hanyuma tuza turebera hamwe ibyo ugomba gukosora, ibyiriwe bivugwa kuri uwo mushinga n'ibindi bitandukanye. Ni umushinga mugari kandi ugikomeje. Aha rero ntago nje kuvuga update kuri Pi Network, ahubwo hamwe n'ibiganiro tugenda tugirana. Hari umuntu wambajije ikibazo yitwa Mbarushimana, yanditse muri comment y'ikiganiro nasohoye ku itariki 29 mu gitondo. Yagize ati hello, wazadukoreye ikiganiro cy'ukuntu abantu bibwa Pi zabo, binjirirwa bate muri Pi zabo kandi ubinjirira batazi password na nimero bafunguriyeho, yakinjira ate muri Pi? Uzadukorera icyo kiganiro udusobanurire. Ndagushimiye cyane ko ikibazo cyawe wakibajije muri discipline ugambiriye nyine kugira ngo usobanukirwe. Ni byiza kandi n'undi wese wari ufite iki kibazo araza kuza guhita asobanukirwa nyuma yuko dusohoyeho iki kiganiro. Nuza kumva iyi video igufashije uyihe like, hanyuma uyisharinge mugenzi wawe nawe abashe kumenya aya makuru. Iki kiganiro rero muze kwihangana kirabaho, kiratwaraho iminota mike ariko itaza kurenga 20 kugira ngo byose hamwe tubisobanure neza. Reka dutangire dusobanurira uyu muvandimwe uko umushinga wa Pi Network umeze. Pi Network ni umushinga ufite igihe kirekire, uzakorwa igihe kirekire kandi umaze n'ikindi gihe kirekire ukorwa. Bityo rero dukoresha application ebyiri. Dukoresha mining app ari iriya ya Pi Network nyine, aho uca ugafunguramo account bakagusaba imyirondoro yawe ijyanye n'igihugu cyawe, aho utuye, uko witwa, nyine byose hamwe ubyuzuza ugambiriye kugira ngo ugire konti ikugaragaza kuri umuntu nyine nyawe. Hanyuma iyo konti ukayikorera KYC icyo gihe uba utaraba umupiyoniye nyirizina. Noneho iyo umaze gukora KYC ubwo baba bari kugusaba amazina, nomero de telefone, irangamuntu n'ibindi. Ibyo ngibyo nta hantu bihuriye no kuba bakwiba konti yawe, kubera ko Pi kuba timizi neza ko hari igihe gishobora kugera umuntu agasigira nk'umugore we telefone cyangwa se umukunzi we, mama we, n'inshuti, agasigara amukorera mining. Kandi mu mahame ya mining ni itegeko ko coin yose ubonye ugomba kuba warayimayininze cyangwa se warayiguze. Ni uburyo bubiri ugomba kubonamo coin, warayiguze cyangwa se warayimayininze. Bakazanamo n'ikindi gice cya gatatu cyitwa donation cyangwa se igice cy'impano, aho umuntu ashobora kubona ari nko mu minsi mikuru. Urugero nk'uko turi kwitegura bonane dusoza umwaka, umuntu akaba yagutwerera, yaguha Pi nk'impano akugeneye. Ubwo buryo butatu rero iyo butabayemo umushinga uba watangiye kwinjirirwa mu gice twita scam, uba watangiye kujya mu mishinga itari serious cyangwa se fake project. Aha rero Pi Network niyo mpamvu kugira ngo ba making sure kizo era zindi zidashobora kubamo, niyo mpamvu muzabona kuri account zanya kenshi bakubaza bati dukorere liveness ibigambiriye kugira ngo irebe ko umuntu wakoze ya KYC know your customer ari ugifite ya account. Ibyo ngibyo bikorerwa kuri mining app, aho n'ubundi miningira. Nyuma yuko rero umuntu mininze amaze no kuzuza KYC cyangwa se kira gice kigenzurwa, aho bagukorera validation bakagutandukanya n'amarobo ndetse ukaba wihariye kuri wowe. Bagukorera icyo twita migration. Migration ni igikorwa cyo kwimura amacoin bayavana kuri yandi nyine wa mininze bakayagushyirira kuri wallet yawe. Ikintu ufite mu ikofi uba wemerewe kugikoresha uko ushaka. Ikofi ya Pi wallet igizwe mu by'ukuri no kuba wabika amagambo 28. Ni bisanzwe, ntago ari uko ari umwihariko wa Pi Network, kuko mu mwihariko Pi Network igira ntago iri ya kofi irimo. DEX zari zisanzweho kandi zisanzwe zinakora decentralized exchange. Ni kofi ariyo yose ukoresha ubikamo crypto ndetse n'izindi assets zitandukanye, ariko bikabera online ndetse ukaba ushobora no kuba wakoreshaho byinshi bitandukanye wishingikirije blockchain.
Ahangaha rero izi DEX inyinshi zikunda kuba zifite amagambo 12 ndetse n'amagambo 28. Pi Network yihariye ko ariyo yazanye amagambo 28 mu DEX, ariko ubundi zisanzwe zifite amagambo 12 twari tuzimenyereye. Harimo Trust Wallet, harimo MetaMask, harimo Phantom, harimo OKX Wallet n'inyinshi zitandukanye zigiye ziriho. Ariko rero ubwo buryo Pi Network yahisemo bwo kubikamo coin, ubona nyine ntago biri secure, ntago biri safe ku buryo bavuga ko bicunzwe neza. Reka duhita dusa nkaho tugiye ku ruhande gato, tugiye ku gice cya sex. Ahangaha turaza gusangamo OKX na Binance, Nexus, Guteye, Bitget n'izindi zitandukanye. Izi ngizi igice cya sex yo winjijemo account yanjye, nubwo waba ufite email ndetse credentials zanjye zo kwinjira uzifite, bahita bampereza aka notification kuri email yanjye bakambwira bati hari umuntu uri gukoresha telefone ya iPhone 30 cyangwa se n'ibindi bimarike bitandukanye, Tecno, Infinix, akoze login kuri account yawe. Ayikoze afite location y'i Kigali cyangwa se ari Muhanga cyangwa se ari Musanze, bitewe n'umujyi Google i-trackings cyangwa se ibonye, noneho nkabasha kubona ya notification. Ntago ariko bigenda rero ku ma DEX cyangwa se decentralized exchange. Ayo magambo 28 cyangwa se 12 kuri Pi Network kuko ariho turi kuvuga, reka dukoreshe 28. Ayo magambo 28 iyo utayacunze neza akabasha kuba yajya hanze, uhita ufatanya account mu buryo buri direct n'uwo muntu wabonye ayo magambo yawe 28. Bityo icyo wemerewe gukorera kuri account yawe nawe aba yemerewe kugikora. Aho bibera bibi cyane kuri wallet ya Pi Network, ushobora kwinjiriramo rimwe n'umuntu, mwembi uzabigerageze ku mushuti wawe wumva ko atagukora ibyo bintu, cyangwa se nawe ubyikorera ubaye ufite nka telefone ebyiri, winjiriramo rimwe kuri telefone ebyiri zitandukanye, winjiriramo rimwe ukoresheje passphrase imwe. Aho icyo gikorwa ugiye gukora wenda bishobora gutandukana, ariko kwinjira birakunda kandi nta notification batanga. Igisubizo rero nshobora guhereza uyu muvandimwe ni cyuko mu kugira ngo wibwe Pi zawe ntago bisaba password, ntago bisaba inomero de telefone wafunguriyeho, ntago bisaba indi myirondoro n'izindi credentials zose zijyanye na data information zawe, ahubwo bisaba passphrase. Mu gihe passphrase yaba yacunzwe neza, nta hantu na hamwe ushobora guhurira naho no kuba waskamingwa amacoin yawe cyangwa se watwarwa amacoin yawe. Ibyo rero bihita bituma umuntu ashobora kwibaza ati se ko nta muntu numwe nigeze nereka password yanjye, passphrase yanjye, kuki nibwa coin zanjye? Ibi ngibi byo gutwarwa coin byabaye bibi cyane cyangwa se byakaze cyane kuva ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025, mu gihe Pi yari imaze gufungura icyo twita open network. Hanyuma abantu benshi batangira kuba bagurisha Pi kuri OKX ndetse n'andi masoko yari yamaze gufungurirwaho open network. Ibi byatumye abantu benshi bibwa nyine coin ziragurishwa, binatuma rero isoko rya Pi rimanuka kugeza ku giciro turibonaho ubu ngubu rigezeho. Ibyo byose rero nari ndimo nkubwira bigena uko igiciro cya Pi kigumya kugenda bijyanye na nyuma yuko ifunguye open network. Ikindi gituma Pi zibwa ni speculation zagiye zivugwa kuri Pi Network. Hari abantu benshi mwigeze mwumva ngo ama wallet menshi yibwe bazaya reportinga. Ibyo bigatuma umupiyoni yajenjeka agacurunga umutekano wa account ye atabyitaye, havuga ati byanze bikunze kuba team izazigarura. Ariko buriya aho kugira ngo utegereze ko bazagufasha, wakifasha mbere urinda umutekano w'ibyawe. Ibyo rero kwari tukirimo gusubiza umuvandimwe watubajeje ati se bigenda bite ngo umuntu bamutware Pi. Ariko ahangaha reka duhita dusimbukira ku kindi gice. Ntago bajya biba Pi ziri lock cyangwa se ziri muri lockup zifunze. Lockup kuba team yiteganya nk'ingingo ishobora kurengera umupiyoniye mu gihe ashaka kwizigama, ariko akizigama mu maPi kandi akayizigama atayasohoye kuri wallet ya Pi, mbese nyine akiri muri ecosystem, akiri gukontororwa na Pi Core team, atigeze yashyira ku yindi platform. Aha rero wizigama ukoresheje icyo twita lockup, bateganya igihe cy'amezi 6, umwaka, imyaka 2, imyaka 3,
nimba mbitondetse neza, hanyuma rero ukazifunga. Ahangaha iyo umuntu wagutwaye passface zawe agezeho asanga zifunze, iyo lockup iramutse irangiye akagutanga kwinjira cyangwa se akinjiriraho mbere yawe, nabwo yazitwara. Ariko nkuko nawe utakimura ziriya zifunze, ntago nawe yazimura lockup, nta muntu ujya uyimura. Aha rero nabyo wenda ushobora kuba wabyibaza guti se aje agasanga zirafunze, byanze bikunze muba muzifatanije, igihe cyose yagutangira yazitwara. Aha kandi turata tujya ku gice kindi kivuga kiti ese nk'umuntu noneho bamaze kwiba aka kanya ni igiki cyo kwihutirwa ashobora kuba yakora. Abenshi bahita batekereza kuri reporting. Wallet yakwibye, nibyo aba yaguhemukiye, ni n'amakosa, ni na byiza guhita umuripotinga, ariko mbere na mbere reporting ntabwo ifasha wowe bibye, ahubwo ifasha Pi Kora team. Iyo muripotinze muri batatu ko mwibwe, Pi Kora team ihita ibibona ko umutekano wa wallet udacunzwe neza. Wenda bashobora kuzatuzaniramo igice cya liveness mu kijyanye no kubikuza Pi, mu gihe usabye kubikuza Pi wenda bagahita bagusaba isura nka kuriya nyine ujya kumayininga bakagutunguza KYC, byaba ari byiza, yaba ari umutekano uramye, cyangwa se bakajya badusaba igikumwe n'ibindi bitandukanye nka password. Ariko ubundi mu gihe hakiriho passphrase gusa ugahita ugera muri wallet, kwibwa ntago bizahagarara vuba, kubera ko Pi ifatwa nk'ifaranga rikomeye cyane, kandi nabwo urebye ibikorwa yubaka ni nako bimeze, ahubwo kijyanye n'umutekano wayo gisa naho kigoye, ntago kucyumva nyine biragoye cyane. Kandi abantu benshi ntago bafite gahunda yo kuba bakora batikoresheje kugira ngo babone Pi, ahubwo bo bategereje nyine igihe wowe uzarangarira bagahita bakora igikorwa cyo kuba batwara coin zawe. Aha rero abantu benshi bibazaga kuri ibyo bibazo bijyanye no kuba batwarwa amacoin, mu gihe cyose ubonye ko winjiriwe ni byiza kuri reporting. Wenda Pi Network yadufasha twese hamwe muri rusange gukaza umutekano ujyanye na wallet. Ikindi kandi mu gihe cyose ubonye ko winjiriwe ugirwa inama yo guhita usaba indi wallet. Mu bisanzwe amadex cyangwa se decentralized exchange watunga na miliyoni, watunga na miliyoni 2, watunga na miliyoni 3, watunga na miliyoni 4 zizo wallet zawe bwite, ahubwo bitandukanira he? Kubera ko muri DEX cyangwa se decentralized exchange hashoboka ko umuntu yatunga passphrase 1000, ni urugero kadufata imibare yoroshye. Pi Network yashyizeho igice cya control cyo gutuma bamenya wallet yemerewe kwakira Pi. Umuntu wese utarahabwa migration ntago wamwoherereza Pi ngo bikunde, kubera ko ntago Pi Kora team iragenzura ngo imenye ngo ese KYC yarakunze iyi wallet isayifunguye agambiriye iki. Ubwo no kuvuga ngo wallet yose yakira Pi niba yarahawe migration ndetse cyangwa se bakazohereza kuri ziriya platforms zakoze icyo twita open network aho yabereye. Aha rero ushobora kwibwa na wallet yo muri OKX, ushobora kwibwa na wallet yo muri Bitget, ushobora kwibwa na wallet ya Pi wallet n'ubundi. Ariko ku muntu utekereza ko zishobora no kugaruka, simbizi ukuntu Pi Kora team yabigenza, ariko inyinshi bohereza muri OKX abankurikiye baraza kudufasha, zita zihindurwa amadolari bakayohereza kuri mobile money, akaba yakuguriramo agacupa bigakunda, kubera ko aba yamaze kuyabikuza nyine. Ubwo ntago nzi ukuntu recovery rishoboka cyane, ko kuri blockchain recovery iragoye. Ibyiza nuko wakirinda mbere y'igihe kurenza uko wategereza ko Pi Kora team ishobora kugufasha kuzigarura. Inyinshi zitwarwa ku ma wallet ntago ari zo kubika, ntago ari zo gustocking cyangwa se guhunika, abagiye guhita zigurisha. Niba gutwaye 100 arahita areba amadolari avamo atitaye no kugicira, zigurishe ahita bikuza kuri mobile money ku gice cyitwa P2P, bahita bamuhereza amafaranga ayabone kuri telefone ye, ubundi atangire ayakoreshe nta kibazo cyangwa se nta nkomyi zijemo. Aha rero buri muntu wese n'umukandida wo gucunga ibye kandi ukabicunga neza. Ikindi kandi ku muntu wese waba akora ibikorwa bijyanye no kuba yabatunze Pi Network, birimo kuba yazigura cyangwa se yaziholdinga, nyamuneka ujye wita kuri wallet koherereje, kubera ko hari gihe wallet ibizikuye ahandi hantu hatari heza, bityo bakaripotinga wallet yawe bikabyagusiga icyasha cyangwa se bikagusiga ibyaha utigeze unakora.
muri rusange. Ntekereza ko igikorwa kijyanye no kwiba Pi n'izindi crypto baraziba, n'izindi coin baraziba, ntabwo ari Pi gusa. Umuntu wese wageze kuri wallet yawe afite ubwo burenganzira, upfa kuba nyine muba muyifatanije. Izo passphase rero n'umutungo ukomeye, ugirwa inama yo kuzibika wakuyemo ijambo rimwe kandi ukazibika ahantu hatari kuri email n'ahandi hashobora kuba hagerwa n'umuntu byoroshye. Hari n'umuntu duherutse kuganira arambwira ati byiza no kuzibika buriya muri agenda mu gihe wizeye neza ko itazatakara, hanyuma iyi agenda nayo ukazibikamo wakuyemo ijambo rimwe uzibuka iribanza cyangwa se irihera, ubundi ukizera umutekano w'ibyawe. Kubera ko rero Pi ivugwaho ibintu byinshi cyane bigambiriye kuba yaba igitangaza, abantu benshi bayishakishiriza kutayibura, cyane ko no kuyimayininga bigoye, kubona wujuje imwe ni urugamba rukomeye cyane. Nibyo ngibyo rero twagarukagaho ku bijyanye n'uko Pi Network igenda ibungwabungwa cyangwa se yibwa. Transaction zose zibaho umuntu uzikora aba yamaze gufatwa nk'aho ari nyirayo, kuko Pi Core Team ikubwira ko passphase n'umutungo wawe ku giti cyawe, bityo n'umuntu wayibonye ntabwo bamufata nk'aho ari kuziba buriya. Ntuzabyibeshye kubera ko mwabonye ko nariya ma application ari kuri ecosystem ariya yakozwe n'abadeveloper, hari aho twagiraga bakakura bati uramenye ntusharingeho passphase zawe, nuko babizi ko abascammers bashobora kubinjirira bakaba batwara passphase, kandi passphase iri muri data zawe cyangwa se iri mu makuru yawe y'ingenzi uba ufite muri uwo mushinga. Reka ngushimire, tubane mu biganiro byacu bikurikiyeho. Narasoza nakubwira ni dufite group WhatsApp ducishamo ibiganiro nk'ibi ngibi, ushobora kujoininga uciye muri video description handitsemo, ndetse no muri comment ya mbere tukajya tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ushobora nawe kandi kuba ufite ikibazo, igitekerezo, icyifuzo wenda kijya gusa n'iki ngiki cyangwa se gitandukanye n'iki ngiki, ni byiza ko kitugezaho tukakiganirira hamwe muri rusange, tukakibyazamo ubumenyi butandukanye. Hari igihe wowe ubizi abandi batabizi, bityo amakuru ufite ushobora kumamagara ukayasharinga abantu badukurikira, tukabasha kuba twakungura ubumenyi twese hamwe dufatanije. Iyi si ya cryptocurrency ni inkuru nshya mu matwi y'abanyafurika benshi. Ni byiza ko tugomba guhana amakuru hanyuma tukaba umwe mu mushinga wa Pi Network. Ndagushimiye, Imana ikurinde naho utaha.